Iyo umuntu akura abanza kuba umwana, nyuma akarenga icyo cyiciro agakurikiza ku mwangavu cyangwa ingimbi, umusore cyangwa inkumi, igikwerere n'ijigije. Nyuma y'ibyo byiciro byose hakurikira icyiciro cya nyuma, ari cyo umusaza cyangwa umukecuru. Abantu benshi usanga badasobanukiwe neza n'ubuzima bw'imyororokere yabo. Ese ubuzima bw'imyororokere ni iki? Iki kiganiro gitegurirwa kandi mukakigezwaho na Emmanuel Nshimiyimana. Icyo usabwa ni ukudukurikira. Benshi bakunze kwishora mu mibonano mpuzabitsina badasobanukiwe neza imihindagurikire n'imikorere y'imibiri yabo. Amakuru make bafite kuri byo ndetse n'ibyo babona henshi kuri benshi bituma bagira umuco umwe wo kumva ko zimwe mu mpuha zivugwa zibashishikariza gukora imibonano mpuzabitsina zifatwa nk'ukuri. Ese ubuzima bw'imyororokere ni iki? Ubuzima bw'imyororokere ni umubiri wawe, cyane cyane imyanya myibarukiro yawe na ndangagitsina, uburyo iteye, uburyo ikura, uko ikora ndetse n'uburyo ihindagurika. Mu gihe cy'imyaka iri hagati y'10 n'imyaka 24, iki nicyo gihe kiranga abangavu ndetse n'ingimbi. Aba baba bafite impinduka zidasanzwe ku mibiri yabo. Usanga abangavu bakura mu gihagararo, bakagira amabere agenda aba manini bitewe n'imisemburo baba bafite. Bamera insya n'inshakwana. Mu gihe cy'imyaka iri hagati y'10 ndetse na 24, iki nicyo gihe kiranga abangavu n'ingimbi. Baba bafite impinduka zidasanzwe ku mibiri yabo. Abangavu usanga bakora mu gihagararo, bakagira amabere agenda aba manini bitewe n'imisemburo bafite. Amera insya n'inshakwana. Mu rukenyerero hagenda haba hato akagara amatako. Uruhu rwe rwo mu maso rugahinduka rukagira ibinure bitera ibishishi. Iki gihe atangira no kujya ajya mu mihango. Naho ku ngimbi bakura mu gihagararo, bakaniga ijwi, bakagara ibitugu n'ibituza. Bakura mu myanya myibarukiro yabo, bamera insya n'inshakwana ndetse n'impwempwe kuri bamwe. Ikindi, aha batangira kujya biroteraho. Rero ibi byose biba nk'ari bishya ku mibiri yabo. Uko biyumva n'uko bitwara, iki gihe hatagize ubaba hafi hakiri kare, byabakura ibyago byo kubaho nabi muri buno buzima turimo. Iyo uriye umuceri wapfubye udahiye neza, cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose cyapfubye, icyo gihe ntiwumva neza uburyohe bwacyo bukirimo, nk'umuntu wariye ibyahiye neza ndetse bitapfubye. Iyo ukoze imibonano mpuzabitsina utarageza igihe cyayo, imyanya ndangagitsina ndetse na myibarukiro yawe ikiri mu nzira yo gukura,
uba uyiteye gukura nabi mu kigero yari iteganyirijwe. Muri kino kigero cy'ubugimbi n'ubwangavu niho usanga bamwe bumva babikenera ndetse bakigenga cyane. Usanga baha agaciro gakomeye ibyo bagenzi babo bakora bari mu kigero kimwe ndetse no mu rungano rumwe. Bakunda gushimishwa cyane no kumva yagira inshuti badahuje igitsina. Iki gihe atangira kwiyitaho ndetse no kurarikira ibigezweho, kwiyemera no kwirarira, kumva ko ntacyo yatinya no kutita ku ngaruka z'ibyo akora, kugira amatsiko yo gukora imibonano mpuzabitsina. Ibi byose nibyo biranga abageze muri icyo kigero. Iyo umuhungu akiri muto, imyanya myibarukiro ye iba igisinziriye. Iyo amaze gukura, ageze mu gihe cy'ubugimbi, udusabo tw'intanga twe turakura ndetse tugatangira gukora intangangabo. Iki gihe aba ashobora gutera inda mu gihe akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Udusabo tw'intanga dukora intanga buri gihe kugera igihe apfuye, ariko umukobwa we agira intangangore 400 gusa. Burya yagiye mu mihango abatakaza intangangore kugera ku myaka hagati ya 40 na 45, aho aba atakibasha kuba yabyara. Iki gihe imihango itangira guhagarara kuko intangangore ze ziba zarashize. Inshuro imwe umugabo cyangwa umuhungu asohoye, asohora intangangabo zigera kuri miliyoni, kandi ihuse kurenza izindi nihura n'intangangore itegereje ikayinjiramo igahita yifunga, izindi zose zigapfa. Inshuro imwe umugabo cyangwa umuhungu asohoye, asohora intangangabo zigera kuri miliyoni, kandi ihuse kurenza izindi nihura n'intangangore itegereje ikayinjiramo igahita yifunga, izindi zose zisigaye zigera ku bihumbi zose zigapfa. Icyo gihe haba hatangira urugendo rwo kubaho k'umuntu ukitwa umugore. Tekereza utwaye inda mu gihe imyanya myibarukiro yawe iba itarabasha kwakira neza icyo gikorwa cyo kurera umwana kugeza amezi 9. Tekereza utwaye inda mu gihe imyanya myibarukiro yawe iba itarabasha kwakira neza icyo gikorwa cyo kurera umwana kugeza amezi 9. Intanga zombi zihurira mu biburantanga zikitwa urusoro. Urusoro rurimuka rukajya gukurira mu mura cyangwa nyababyeyi. Hepfo gato y'aho mu ruri hari inkondo y'umura. Iyo nkondo y'umura ivubura ururenda, kandi mu gihe cye cy'uburumbuke rushaho kuba rwinshi, ndetse no mu gihe cy'imibonano mpuzabitsina. Uru rurenda rutuma intangangabo zibasha kuzamuka muri nyababyeyi mu buryo buzoroheye, zigana mu buyoborantanga, aho zihurira n'intangangore yirekuye ku munsi wa 14 bita uburumbuke. Hari benshi batamenya ukwezi kwabo, imihango, gusama no gutwita. Kutabisobanukirwa ibi bituma batwara inda zidateguwe mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiwe. Burya intangangabo ibasha kubaho iminsi 5 umukobwa cyangwa umugore, ikamara iminsi yose itarapfa uhereye igihe yakorewe imibonano mpuzabitsina. Naho intangangore yo yirekura ku munsi wa 14 avuye mu mihango, ikamara iminsi 2 mu miyoborantanga itegereje intangangabo.
rero iyo ibuze irapfa ikajya gutegereza mu mura igihe izasohokera. Aho mu mura aho iri haromoka ndetse hakava amaraso. Umunsi wagera ya ntangore yarapfuye igasohoka, ubwo nibwo bavuga ko ugiye mu mihango. Iki gihe nibwo imihango iba itangiye. Burya abantu bagira iminsi y'imihango itandukanye, ndetse n'ukwezi kwabo kukagira iminsi itandukanye. Ukwezi k'umugore gutangira umunsi wa mbere aboneye imihango, kukarangira umunsi ubanziriza kubona imihango y'ukwezi gukurikiyeho. Mu kwezi k'umugore hari abagira iminsi idahindagurika, ni ukuvuga itariki yaboneye imihango ntihinduka. Dufate urugero. Aha dufashe urugero ku muntu ufite iminsi 28. Uyu kumenya igihe ashobora gutwariraho inda igihe akoze imibonano mpuzabitsina idakingiye, dore uko yabigenza. Azafata iminsi 28 akuremo iminsi 20. Iki gihe azabona iminsi 8. Yongera afate iminsi 28 akuremo iminsi 11. Icyo gihe azabona iminsi 17. Aha ni ukuvuga ko hagati y'umunsi wa 8 kugera ku munsi wa 17 uyu aba afite amahirwe menshi yo kuba yasama. Nyuma y'itariki 17 nta sama ryabaho kuko intangore iba yarapfuye itegereje gusohoka. Umuntu ufite iminsi y'indagurika abara iminsi ye kugera ku mezi 6. Dufate urugero. Ku muntu wabonye imihango ku munsi wa 19 azawandika. Ku munsi wa 25 nawe awandike. Ku munsi wa 20 nawe awandike. Ku munsi wa 27 nawe awandike. Ku munsi wa 31 nawe awandike. Ndetse no ku munsi wa 22 nawo azawandika. Iyi ni iminsi itandukanye yagiye aboneraho imihango, ni ukuvuga itariki. Uru ni urugero dufashe. Bose siko bazabonera imihango kwa ya matariki twavuze. Muri runo rugero twafashe, iyi minsi ufata umunsi mugufi muri yo. Aha twabonye ko umunsi muto ari umunsi wa 19. Uzafata umunsi wa 19 muto ukuremo 20. Nurangiza uzabona 1. Wongere ufate umunsi muremure muri ya minsi. Aha twabonye umunsi wa 31. Ni itariki 31. Uzakuramo iminsi 11. Uzabona iminsi 20. Aha ni ukuvuga ko uhereye ku munsi wa mbere uri mu mihango kugeza ku munsi wa 20 uba ushobora gutwara inda mu gihe ukoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Ese umunsi wa 20 twabonaga waturutse he? Cyangwa se umwe twakoresheje? Uyu munsi waturutse mu gihe cy'iminsi 14. Umugore ari mu burumbuke, cya gihe cy'uburumbuke bw'umugore. Iyi minsi 14 bateranya iminsi 5 ya ntangangabo imara itarapfa mu gihe bakoze imibonano mpuzabitsina idakingiye. Intangangabo iba yageze mu mukobwa cyangwa umugore. Ya minsi 5 iba ikiriho imara itarapfa, bongeraho umunsi umwe. Uyu munsi umwe ni uw'agateganyo. Ubwo iyi minsi iba ari 6 wateranya 14 ikaba 20. Naho iminsi 11 twabonye ni ya minsi 14 cya gihe cy'uburumbuke. Bakuraho iminsi 2. Iyi minsi 2 ni cya gihe ya ntangangore imara itarapfa, bagateranya undi munsi umwe w'agateganyo.
iki gihe ni iminsi 3 gukuramo iminsi 14 babona iminsi 11. Agaciro k'umuntu ni ubuzima. Iyo umubiri urwaye n'ubwonko burananirwa bukazaharira. Agaciro k'umuntu ni ubuzima afite, kwiyubaha n'ibitekerezo biganisha ku iterambere. Wikita ku bihuha bimwe na bimwe bigenda bivugwa. Urugero, bavuga ko kugira imiburu akenshi ikizwa no gukora imibonano mpuzabitsina. Kumena imiburu ni ibishishi ku mubiri. Ibi ni imisemburo ibigena. Rero gukora imibonano mpuzabitsina ntabwo bikoraho iyo misemburo iyirekura. Hari n'abavuga ko kudakora imibonano mpuzabitsina ari ubugwari kuri bamwe. Ese waba warabonye igihembo cy'uko yakoze imibonano mpuzabitsina cyane, uwo yaba ari nde? Iki gihe kwifata ni agaciro kawe uba wiha mu gihe cyawe. Hari abavuga ko agakingirizo ntacyo gahindura kimwe n'ukoreye aho. Mu bijyanye n'ibyishimo bisa nk'aho ari bimwe. Ntukwiye gutinya gukoresha agakingirizo mu gihe ugejeje igihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina. Gakoreshe neza, bizakurinda kwandura indwara nyinshi kandi kakuvamo neza nta kibazo gateje. Karizewe, kizewe 100%.